itaguha kubyara mu myaka 16? Urambwira gute ko Imana itaguha akazi mu myaka 10 n'ingahe? Urambwira gute ko utabona visa nubwo bagusezereye? Wayibona kandi barakaza. Urambwira gute ko utarongorwa n'ufite imyaka 40? Urambwira gute ko wabura inzu ubamo nubwo waba utinze igihe kirekire? Urambwira gute ko Imana itakwishyura ideni cyangwa rikavaho? Haleluya. Oh, haleluya Yesu. Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora, tuje kuvuga intego. Yesu ashimwe. Inshuti za Gusengerwa, abadukurikiye muri gahunda y'amasengesho, tumaze iminsi turi muri minsi 40 yo kwegera Imana. Tugeze mu cyumweru cya gatatu, icyumweru kidasanzwe. Tuzaturi kumwe n'umukozi w'Imana Bonnie Korarika Rev Pastor Ntambabazi. Tuzaturimo tuganira mushumba. Cyumweru ni cyumweru cyo kurema. Amen, amen, amen. Ari cyumweru cyo kurema, cyumweru cyo kurema no kuremerwa. No kuremerwa. Mbahaye ikaze mwese kugira ngo abadukurikiye mwese mugire apeti kabisa, mube hafi yacu, kuko Imana ifasha kuba yakuremera ikagira ikintu kuremera ku buzima bwawe. Tuvuye ku cyumweru cyitwa guhitamo, kugira amahitamo mazima, kuba mu ntego ntuyivemo, kuba mu ntego ntuyitesukeho. Kandi twagize umugisha, twabonye abantu Imana yakije, twabonye mushiki wacu uri mu Cameroon Imana yakije uburwayi, twabonye abantu batandukanye Imana yigira neza. Kandi turamye neza muri kino cyumweru cyo kurema. Nabwo tuzi yuko hari ibintu Imana igomba kurema ku buzima bwawe. Icyumweru cyo kuremerwa, ndakuraritse kugira ngo ubane natwe muri kino cyumweru. Ushumba nonje gwikazana kuri Gusengerwa. Ndagira ngo ushimire muyobozi wacu, Imana iguha umugisha kuntekereza kubana n'ubwoko bw'Imana muri kino cyumweru. Nanjye ndifuza ku kino cyumweru nanjye Imana indemera cyane ko nanjye nakurikiranye amasengesho, kandi ngenda ngubwa neza kugira ngo gahunda imeze ko gusenganya ikunda cyane, urabizi. Rero Imana iguha umugisha, kandi Imana igira neza abantu bera b'Imana. Ndibwira ko iki cyumweru tugombe tubone ibishyashya biremwe. Yese ngo biremwe nona, tugomba kubona ibintu bishyashya. Ni nona biremye, irabikoze ko no kwikora. Yesu urabaho umugisha. Nanjye nishimiye inshuti zacu zakadasohoka za Gusengerwa, bogira ngo Imana ibaho umugisha. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndumva rwose ni cyumwe Imana igomba kugira abantu iremera. Haleluya. Tugomba kuremerwa. Kandi muri Kristo Yesu twizeye tugomba kuremerwa. Yo gusenga Imana hanyuma tukwakire. Kandi ndahamye neza ko nimba hari umuntu dukurikiye, kandi nabonye abantu benshi badukurikiye mushumba. Abantu benshi badukurikiye, kandi benshi barashyira komenti. Hari ibintu byinshi Imana kugenda ikorera abantu b'Imana. Amen. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Imana ishobora byose. Uko wari uri kera ni kuri, ntabwo uhinduka. Uri Imana ufite imbaraga, ufite ubutwari, ufite ubushobozi, byaremwe byose, nta na kimwe utaremye. Tuguhaye ikaze muri kano kanya. Haleluya. Reka ubwiza bwawe, reka imbaraga zawe, reka umwuka wera, reka ibihe byiza buri muntu wese yakire kugirirwa neza. Yesu, haleluya. Reka buri muntu wese udukurikiye, umuntu wese ujye data twemerere icyumweru cyo kurema, abantu baremerwe, inda zitabaga mu Mwami, abari barabuze kubyara babyare, cyumweru ababuze akazi bakabone, cyumweru cyo kuremerwa amasezerano, lemanda cyo. Haleluya. Cyumweru cyo kwakira amasezerano bishingiye ku muntu ahereye Mwami n'ibyo arimo akora. Haleluya. Kandi ubane natwe muri byose. Tuguhaye ikaze Haleluya. uyu mwanya umwuka wera abane natwe, imbaraga z'ijuru zidushyigikire. Natwe Mwami. Haleluya. Amen. Abini amola. Haleluya. Urakoze cyane. Umuyobozi wacu arakoze, Profete Walarisi urakoze. Imana iguha umugisha, umuhanuzi wo mu kinyejana. Ndagira ngo ushimire Imana kuko byo wagiye umpanurira byinshi maze kubigeraho. Ndagenda numva nyina ntera imbere, kandi nuko nyina ntera imbere. Nanjye ari byamanuriye.
hari ibintu biri kugenda bisohora. Oya nibisohore cyane ko twifuza ko abantu bamenya ko twakoreye Imana. Nukuri. Bundi ngo ushaka kwerekana umwana werekana inkongoro yamureze. Ni byiza ko tugeraho kubona ko Imana yatugiriye neza. Nukuri. Kuko muri rugendo tubamo hari akantu nasomye karanshimisha ngo mwigisha mwiza nuwita ku Mana aho kutinda ku nyungu. Kandi umwigisha mwiza wa kabiri ngo nukunda Imana aho gukunda ibintu. Ngo abo bantu ngo bazafunga amarembo y'ikuzimu iteka ryose. Nukunda Imana aho gukunda ibintu bazafunga amarembo y'ikuzimu. Umuntu wese w'umwigisha umuvuga butumwa utinya icyaha kandi aho gukunda ibintu agakunda Imana azafunga amarembo y'ikuzimu. Ijambo ryanejeje kugira uno munsi ndi kubyumva. Umwigisha umukozi w'Imana uzashobora isi ngo uzakunda Imana uzatinya icyaha aho gukunda ibintu agakunda Imana azafunga amarembo y'ikuzimu. Kandi nyuma yaho ngo Imana izamukubira abakunda iby'isi batabonye. Ijambo ni ryiza. Yes, Imana iguhe umugisha. Rero iki kino cyumweru kizadutangiye cyo kugira ngo tuve kuremerwa, kwakira, kongererwa ibyo wari ufite. Twanze gukoresha ijambo gutubura kubera ko abantu barimo barikoresha nabi, ariko hari inganda zitubura imbuto byo turabizi. Ngo nukongererwa ugasagura uko wari ufite byose. Rero nanjye ngo tufashe amagambo y'Imana uko twabitekereje twasoma imirongo myinshi, turavuga imirongo myinshi ko ntago dusoma. Ko tugiye kwereka abantu ko buri gihe ntabwo Imana uzayibwira ngo ndacuruza kandi uryamye. Ntabwo uzabwira Imana ngo Mana mpingira isambu kandi utagiye guhinga. Bisaba ko ugira ikintu ufite n'igishaka kibe gito ariko uba ufite wageze muri gahunda. Ntabwo Imana yaguha akazi gasaba diplome ntayo ufite. Biravuze ngo icyo uri cyo uri we ukureshya imbaraga byo wize ubuzima ubayeho, uri umwana, uri umukobwa, uri umusore, uri umugore, uri umudivorce, uri umupfakazi, nta byose byaranze aho uri. Ntibisaba kuhindura status, ntibishobora kuhindura stati. Ahubwo uburiwe n'icyo uri cyo n'ikimana iherahirema ukuzabaho. Muri make heza hawe hangana n'ibyo ufite n'ibyo wigeze kugera naho uyu munsi uri. Aho rero yimanije yuzuzaho ibyayo ukagera aho ushaka kugera. Asifiwe Bwana. N'icyumweru kirema ibifatika muri wowe. Buriya ukuntu irema niba ngombwa tuza kuhagera. Umupfakazi yari afite gahunda yuko ari ukurya rimwe agapfa. Niko yarashigaje. Ariko aho tuzahaganira mu kindi cyumweru, ariko tubakopezeho bahumbe. Ariko ngo agize gutya haye ku muhanuzi abwa ati kamvugira. Imana avuga ngo iyo fu ntizigera ivamo. Wibuke neza umukozi w'Imana ko uriya mwami yatara umukozi w'Imana ko ngo yaratarakizwa neza Sawuli. Yabuze intama, yabuze indogobe burundu. Bavuga ati tujye kureba amenyera hato ati ntabwo najya imbere. Undi ati ngewe nubwo bamaze impamba ariko ngewe umugabo nagize cyayifite. Urumva ibintu byose arekana naho ushaka kuvuga rigaragara mu bahame ba mbere ubwo ngo abantu twese kuriganira muri studio yacu. Studio yacu cyo tuba kiganira byibuka yagiye tukiganira uvuga ngo tubabwira ngo umwe muri barasohoka igishura kibuka. Basohora imitangatanga umwe muri abacinyuma aragenda. We aragenda ajya kuzana imitanga rake karundamo ngo kumbi mu nzu haragafu. Burya igituma unesha abadayimoni kiri muri wowe. Ikizagutabara kiri muri wowe. Imbaraga zikurengera zibitswe muri wowe. Haleluya. Nvango ibyo ushaka byose, ibyo uzongererwa bibitse muri wowe. Muri nge nanjye bimbitsemo. Buri muntu yibitsemo intwaro zigomba kumutabara. Buri muntu yibitse nk'amasezerano azamurengera. Haranje ugati ngaho genda umuzana agafuka kandi yagiye kuzana uburoza agasize mu nzu. Erega ifu ntisakoza. Ikora mu gihe cyayo. Imana iri guha umugisha. Imana ishimwe n'ukuri. Haleluya. Ariko nibyo icyo umuntu azaba cyo kiri muri we. Nukuri mukozi w'Imana muhanuzi ntabwo bisaba Imana. Nuvuga ngo uwize ifite uko umukoresha muri urwo bize. Utarize ushobora no kuba utazi imibare ufite diplome ko izimara utayize ko ari mu cyongereza uzakazabona company ikoresha cyongereza. Ahubwo basenge
nuko tugiye kubaha umwanzuro tutaratangira, ahubwo tubasaba ikintu cyoroheje. Menya kubyaza umusaruro uriwe, icyo uri cyo, icyo ufite, icyo ushoboye. Haleluya. Ngo Imana ikoresha ibyo wibitsemo. Wowe ntiwisuzugure. Ntisuzugure. Ntiwipinge. Kuko wowe ubwawe uri igishoro cy'Imana. Haleluya. Ndi kubyumva. Yes. Jewe narisi ndi igishoro cy'Imana. Kandi ukaba n'igishoro cyawe. Kandi nkaba n'igishoro cyawe. Kuko ibyo ukora nizo nyungu zawe. Kaba n'igishoro cy'abandi. Urakoze cyane. Abandi baza ubundi Imana yo habanza Imana mbere, bakujyandi bakaza nyuma ku bantu bango uburi inyungu za bose. Rero abantu baricara bagapinga. Hari ikintu nahoze ntekereza ndimo nza muri studio, nibaza intambwe enye zo gukira. Icyo nacyo ndo kuzakiganira. Nsanga gukira bisaba gukora cyane. Intambwe enye zo gukira. Ukora cyane, ukaruhuka gake, ukinjiza menshi, ukarya make. Gatatu, ntutindana nabo urusha ubwenge, kuko aburusha ubwenge ni abanyeshyari, n'aburusha ubushobozi ni abanyeshyari bawe. Wegera abakurusha ubwenge n'abakurusha ubushobozi, kuko bo nta shyari bazakugirira, ahubwo bazakugisha uko utera imbere. Imana igumugisha. Kuko turahano twarabwiye ubushize ngo ukurwanya no kufite nazo kubumuruta. None ikindi twavuga kuri iyo ngingo, ntuzagire umuntu wimwe umwanya wo kuganira nawe, ariko uzamuha umwanya uhuye n'ibitekerezo bye. Uwone umuha umwanya. Umwanya ungana n'ibitekerezo. Niba mu kigo cyo gusenga nta sengesha ahubwo avuga abandi, mureka avuga umwe rukira ugende. Ariko navugana n'Imana mutindeho. Ukubwira uko barangura mutindeho. Ukubwira ibihombo cyane ngo ingisi yarapfuye ngo nta bucuruzi, muvugana utimucika. Kuko we afite icyamunanije. Nuvuga ngo ntituzima abantu umwanya, ahubwo umuhimya umwanya uhanye n'ibitekerezo. Cyanyuma gisozera ibindi. Nukumenya kubiba mu butunzi bwawe. Kumenya kubiba ni icyumweru cyakane. Nagatukanyuremo. Ukamenya ko iyo ubibye mu mukene ubugurije Imana, kandi Imana ntuzigihe izishyura. Ntago ubizi. Ibyo ubibye ntago ubuzigiye Imana izabigarurira. Ariko hari isambu bibamo. Ayikaza ikamera vuba. Rero mbabwire badukurikiye gusengerwa, nta muntu wakwanga icyo umuhaye kabone nubwo yabatunze amamiliyoni n'amamiliyari. Ntabwo yacanga. Umubwutse duce kuri station shingiye ku bintu wankoreye, shingiye ku mafaranga wanyoherereje. Ndumva nshaka nanjye guhitura, mukanyura kuri station utubagushyiremo litiro 40 cyangwa 20 za essence, nubwo yabatunze ibigega yavuga ati birangarukiye. Icyo rero ni izo principe, kandi ntago abantu bazi mu kubiba igihishemo. Yaravuze ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Ubwo nagira mvuga izo principe zo gukira, ariko abantu bazitekerezeho. Iyo sanze abakurusha ubwenge n'ibitekerezo banakurusha n'ubushobozi, abo nta shyari bakugirira, ntibakugambanira, ntibakurwa, ibyo batunze ntiwabigeraho. Ariko nujya guhamagara abantu birirwa bagutesha umutwe, bazagukurura amatwi, bakuvuge bagusebye, wibanga nabo n'abantu, ariko bahigihe gihwanye n'ibyo bavuga, kandi ukibahe mu buryo bwiza ubumve. Ariko buri gihe uhora utekereza byigiye imbere forward. Kwara abantu batekereza kurya no kunywa no kuryama. Rero uhagombye ko abantu batekereza ngo nge sindebyo nariye, sindebyo ndi bwambare, ahubwo nibaza ngejo bundi nzarya iki. Ese narapfuye umwana azaba hate? Ese ubundi nimara uruzi ko hari ikintu cy'umugisha ukomeye umukozi w'Imana. Umuntu akorera urugo rwe akarukorera neza, ariko yajya gupfa akarwara agasiga rusahuye. Agasiga nta kintu ashaka. Kandi yari yarabikoreye. Agasiga cyamunara ku bana, agasiga amadeni muri banke, nyine abana bagasigara na rwa rubanza rwananiye se. Ariko ibyo bintu kuri babaza. Ubu n'umwuka mubi nyine. Kuri karande z'uwo mubyeyi utabizi. Kandi akenshi ugasanga ntiyegera bamugira inama, ahubwo yakundira abandi bamubwira gusa ibi nibi byo. Wabona umukozi muzima aturasa umukozi muzima
ikindi kibitera nabo mu rusengero bajya bakora umurimo bavuga ngo ko natanze icya 10 Imana ntimpumugisha aho gasanga agitanga rendi nta gitanga ku wa kabiri nawe abikora ibice mbega ntafite wamugisha ukurikirana uruherekane ntafite ukuntu afasha abakene mu buryo yubatse nubwo wabwira Imana ngo nzafasha umukene rimwe mu kwezi ariko bikuri urakoze cyane ayo ni amahame rero adufasha gusengera mu kurema ibishyashya kuko burya hari igihe Imana irema ibishyashya hari n'igihe yongera ibyari bihari ifite imbaraga zo kuremera ikaremera umuntu ibishyashya ni umuntu umwe wenyine gusa ku isi Imana yahaye ibintu atagomba kubibona ni umuntu witwa Bikira Mariya mubyeyi Mariya shiti yanjye ariko amugana uziko ndamukunda ntabwo Mariya ntabwo yaragomba kubona none se ariko kubona gute kandi tuzi ko umwana avuka bisaba umugabo n'umugore nawe yaravuga ati ariko byashoboka bite ko nasama nta mugabo turahura hamwe ati nyine ibyo niho bitandukaniye imbaraga zisumba byose zizakuzaho mukora gukingiriza kizatuma uvuka zitwe wera ni wewe wenyine uyu mubyeyi yaragize umugisha kubiteka mu ariko mwareka ariko yitwuhiriwe n'ubaracyahirwa tumwifasha abamuvuga ukundi umubyeyi nuko yagize umugisha ariko urva n'umugisha yahawe ibintu atari kuzigera abona nta nundi bihabwa nta nuzanabihabwa kuko tuzi neza ko kugira ngo ubyare nuko umugabo n'umugore bahura Mariya ntabwo yari yasenze nawe ubwo yarabyivugiye yari yasenze umugambi w'Imana kandi ikintu cyakomeza icyo ari cyo se abundi ibyo kubibwirwa ni ibintu byiza cyane uzi ikintu cyabigizemo imbaraga nuko yavuze ngo dore ndi umuja wawe ibyo uvuze bigire gute none baravuga ngo jya muri korali ntibindimo teri korasi ntibindimo uba ku rusengero ntibindimo ibintu byose ntabwo dutegurira icyigisho ntibiranzamo teri korasi ntabwo ndi gufashwa niba utarimwo n'iby'Imana ubabwamo n'ibyandi danore masi tubaze bano ibanga rikubiyemo yaravuze ngo dore ndi umuja wa Nyagasani ntitaye ko nasabwe ntitaye ko Yozefu duturanye ntitaye ku baturanyi bafashe bari baranasabye bitegura ubukwe ibyo ntabyitayeho ati ndi umuja ibintu birakomeye bari barasabye cyane yitegura ubukwe cyane arenga izo mbibi bari banaturanye noneho anaturanye no mfiyase we reba haduhagaze kugera ahari isoko ntituvuga ko tuhagaze hariho reba aho twicaye kugera ahari isoko niho hari kure nuvuga ngo kuvaho nk'aho dutuye ujyi wa Yozefu nta metero 15 zirimo cya 20 kandi Yozefu ari umukire wa Mariya ari abakeneye umubyeyi Mariya abakeneye Bikira Mariya rega Bikira ni Igiswahili nta mpamvu ntinye ndimi ndazumva umwari niyo Bikira ntayo cyo bitwaye urumva bari begeranye we arenga ku nkwano bakoye arenga ku n'imihango y'ubukwe we aravuga ngo dore ndi umuja wa Nyagasani ibyo uvuze bigirirweho ni imbaraga zagaragaye ndabona kameramana ndeba cyane banza tumva ibya Mariya tuvuga ariko umvise ibanga ririmo ubundi abantu benshi kurenga mariage akarenga umugabo w'akarenga inkwano wasabwe ku mugaragaro bakazabona twite nta mugabo bahuye none hakaba ngo ndumuja ibyo uvuze kandi yumva ko ibyo avuze ari ugutwita kandi agatwita nta mugabo kandi afite uwamusabye atari ubigizemo uruhare nabyise ngo urugamba Imana igushoyemo rwisobanurira Imana igushoyemo irushakira ubusobanuro urumva aho hantu ko bikomeye wibuka neza ko na Yozefu yashatse kumurenga rwihishwa umwuka aramubwira ngo atatsi ntubikorere iryo kosa urumva twari duhereye ko nta na kimwe abantu bose Imana yagiye iremera yagiye ishyigikira babaga bafite hari aho yaheraga urakoze iyo wabikoze rwose hari uburyo yari hari sample iherereye aho ukeretse Mariya wenyine n'utafite sample
byumvikane ngo niba utarahuye niho Imana Mariya yarasamye we muntu ufite umugabo niba koko bakomwa ngo barakubwiye ngo ntibishoboka umugabo akaba ari muzima nawe uri muzima nimushaka mu mwana rwaye ntacyo bidutwaye ariko kino cyumweru paramisya kandi umva umuntu wakoze imodoka ashyiraho n'ama pièces de rechange Imana yaremye umubiri ntago yahindura umubiri urwaye abantu bakagenda ntifite ubwo buryo ubu no mushinwa n'umukoreya n'abandi bafite ama pièces de rechange y'imodoka Imana nyir'ijuru n'isi itagira isimbura ngingo pièce yashyira mu mubiri umugore akabyara uyu mugore mu Faransa akabyara kwere ongera umwe mu Birigi nawe akabyara uragomba byari mu kino cyumweru rero icyumweru cyo kurema haleluya nagira ngo abantu badukurikiye bumve icyo twashaka gusobanura abandi bose ni inzira yaremaga turaza kubisanga mu ijambo ry'Imana tumara gusoma uraza gusanga hariho sample cyangwa hariho utuntu dukeya sarya sample mu Kinyarwanda ubwo ni nakantu gato cameraman dufasha sample ni nakantu ese nabyita ngo reka tubyite sample nyine nuko ufite akantu kabari gatoya nuko ufite akantu cyangwa ufite ikintu kijya gusa n'icyo gisa n'icyo ukeneye cyari cyinshi ariko ari akantu gato ufite nkuru werekana akuri bwerekana n'ubinyifuza umushumba ugiye kugura wenda nk'akantu muri keke ujyana gasampo wereka akamenya ati kantu n'akantu ushaka nakangaka nubara ngo nijye ushaka Imana gukorera nuko ubuna bifite Imana yakubaza ngo nakaki ufite iki ngaka yes haleluya twagiye nicyo ufite yego twagiye nagasampo werekana akantu k'ibyeneye ubu harako ndikwereka reka rero dusoma aho ngaho mwana mugiye kudusomera tuye mu ijambo ry'Imana tudugeyo Imana igumugisha reka ikiganiro tunakihutishe cyane abantu bafashwe buzura umwuka wera muri Matayo ibice 14 ku murongo wa 17 na 18 yeah baramusubiza bati ntacyo dufite hano keretse imitsima itanu n'ifi ebyiri amen amen 18 arababwira ati nimubinzanire hano Imana iguha umugisha mwinshi cyane mu izina rya Yesu umukozi w'Imana nyirango twihuse cyane kuri aya magambo uragenda ufasha twihuta twashaka ko twihuta cyane ko turavuga imirongo myinshi nubwo tutashaka kwisobanura aha ni ikiganiro Yesu yagiranye n'intumwa ubwo hari abantu benshi ngo ababonye bagirira impuhwe baramaranye iminsi 3 batarya batonga bagirira impuhwe aravuga ati nimugaburire bano bantu yabanje gukora ubushakashatsi yarabwiye ati dore abantu tumaranye umunsi wa gatatu bamwe bataha kuri kandi burije barashonje nimba sezeragwa mu nzira mu bagaburira ndati ntabyo kurya ukeretse rya amafi bavuze niyo mitsima nta bindi bihari kandi ntibyahaza abantu sabaga ati ni mubicaze ngo afata ayo mafi n'imigati arabishimira amaze kubishimira abihabigishwa ngo bagaburira abantu ikintu cyanejeje ngo hahaza abantu 5,000 utabariyemwe abagore n'abana kuko mu mico ya kera ntabwo ariko babigenzaga ubwo bariyemwe abagore n'abana cyane kuzi ko abagore baza ari benshi ubwo wakuba nka 6 buriya burya ahantu ubonye abagabo 10 hari abagore nka 40 hari n'abagore bangana n'abana wazanye babiri urumva Kristo agiye kurema ntiyavuze ngo mwikwirirwa mujya guhaha ahubwo muzane ibyo mufite ikintu cyanejeje umutsima umugati wavuye mu ifuru n'ifi yokejwe ubundi ntishobora gutuburwa kuko nta buzima ifite biravuga ngo Kristo ajya afata amaserire yapfuye agafata umubiri wananiwe akawuha isura haleluya iki ni icyumweru byarashizemo byararangiye bararikaranze bitakibamo umugati bari bawutetse warumye byararangiye utunda kwashize ubundi umugati usigaje ibintu ni ukuwurya no gukora mu cyo bita chaperire ni ifu y'imigati bavanga n'inyama bagakora ibyo bita burete yarangiza agakora ibiruti by'abantu
amagambo nakunze yavuze ngo muri Zaburi ingirajana na 130 turavuga ngo yohereza umwuka wayo bikaremwa ngo agasubiza ubutaka ubwiza ubutaka bwavuyeho abusubiza ubwiza. ninde wami nuvuga ngo umwuka uri muri Yesu Kristo niwe wafashe ya mitsima. Abantu badukurikiye twumvikane, umutsima wavuye mu ifuru ni matsiyeri yarangiye ikeneye gukonsomwa, byarangiye nta buzima. Ariko kubw'ububasha Imana ifite ane Maria mpaye dopika wasifiraza kubyara yindi ko byara kandi kubyara ntibaho yararangije gupfa, niyo gukonsomwa, niyo kuribwa. Ariko ngo data arangera atubura kandi byari byarangiye. Twemera ko n'abajya gutubura imbuto bahari muri tubazikira inzima batubura imbuto inzima. Ariko igiti kiba gihagaze bagafata igiti kizima kibisi bagakataho igihagaze bagakataho bagafata akantu kandi bakase ahandi bakaza bagashyiraho bagahambiraho. urumva icyo tuvuze aha ngaha turagira ngo duhe imbaraga bakurikiye gusengarwa, kuko umugati wamaze kurangira utagifite ubundi buzima ukiretse kuribwa gusa no kuvana nk'ifu y'imigati bashyira muri burete. Ifi yavuye mu mavuta yokejwe yamaze kurangira, ibitagira ubuzima Kristo abiha ubuzima, kandi arangije abitubura nta n'ubuzima bwabonye. None urambwira gute ko Imana itaguha kubyara mu myaka 16? Urambwira gute ko Imana itaguha akazi mu myaka 10 n'ingahe? Urambwira gute ko utabona visa nubwo bagusezereye? Urambwira gute ko utarongorwa n'ufite imyaka 40? Urambwira gute ko wabura inzu ubamo nubwo waba utinze igihe kirekire? Urambwira gute ko Imana itakwishyura ideni cyangwa rikavaho? Haleluya! yaryishura. Haleluya! Ubundi kurema ni ugufata ibitariho ikabyita ko biriho. Ayo magambo yasanga no muri Mariko 16:44 43 aho muri Mariko naho niko byagenze. Avuga ati mu bagabo ati reka nta bihari, ati mubizane. Tugiye muri Yohana ho ni inkuru ndende. Hari umugabo witwa Filipo, ati abantu ati sezerera abantu bagende, kumba imitsima bahishe munsi. Ati mwagaburira, ati reka dati ngiye kubagaburira, ati niyo amagana ntibyakunda. Ati cyese dufite ibintu, ati muzana ibyo mufite ibyo. Muzana ibyo mufite. Arangije atubura ibyo bintu. Arutubura. Ibintu bine birarya birahaga. Manishimwe. Aya magambo yo tuyaganira. Tujye kuri sokuruza wacu witwa Mose. Ubwo yavaga mu Egiputa. Ahunze yahunganye diplome, kandi unemera ko izo kumwese diplome. Yahunganye inkoni, aragenda aragira imyaka 40 ari inkoni atunze. Umunsi Imana mubonekera iramubwira ngo kwetura inkweto kuhagaze arahera. Arangije aramubwira ati ibintu uzatwara ubwoko bwa Isirayeli bujyane mu gihugu hana. Iramusobanurira uzabukura mu Egiputa. Ati byo ntabishobora gute? Imana ngisha ibitangaza, iramubwira ngo icyo ufite mu ntoki ni inkoni. Hari ibindi yamutumye. Erega icyo ufite, iyo sample ufite, urwo rwego ufite, nizo mbaraga ziri imbere mu buzima bwawe, nizo mbaraga zawe, nizo mbaraga zawe, uwo mudamu ufite, nizo buryo bwawe. Alasi Mandele Pai aramubaza ngo ufite iki Mose? Buryo ufite umaze kubona ikibanza, izere n'inzu. Amen. Umaze gukora ubukwe, izere kubyara. Niba wabonye perimi, izere gutwara imodoka. Sapo wayibonye. Ayarima nicyo kibazo ufite mu ntoki. Nicyo ufite. Ndambwa ati ni inkoni. Imwigisha ibitangaza singiye kumwe. Umunsi wanterumba ati inkoni se ko yakwira. Ayirambitse hasi. Hindutse inzoka. Ati sinyifata, ati fata ku murizo. Ayifashe hindura. Iramwigishije. Ariko imukorera kandi kantu gakomeye. Namwe ngo rambika kuboko ku buryo mu gituza. Arambikaho. Ahaza ibibembe. Akuvana. Ati ndapfuye, ati subiza mu gituza. Bivuze iki buriya? Bivuze ko inkoni witwazaga hari igihe yaguhindukira inzoka.
hari umuntu wiringira akakubera ingona ariko wafata akaba umuntu akadufata kuri kamera yewe Yesu bwami uzi ko umuntu aguye mukiro ukagira ngo ntigeze umenya ko ari umuntu ariko bifashe kumuriza gutya birakunda burya tiba n'ingoni ambwira ngo nano ikindi kuki atamubwiye ngo shyira ikiganza ku giti kucyamwe mu kiganza mu gituza havumbukamo iki ibibembe gisubize mu gituza ibibembe bigira gute biragenda burya umuntu niwe mubi kandi niwe mwiza umuntu niwe mubi impamvu weyishe ni wowe niwe batinya gukora imigambi nayo yabonye urarya ukarira ifiriti ibitoki bitogosheje ibyokeje ibikaranze ibyanitse ntabwo uzi kuziga umuntu niwe mubi mu muntu hari nk'ububi kandi nawe wanabwikuramo ese cyamubwiye ngo urambika ikiganza mu gituza hagati haza ibibembe atishyira ku giti akora watisubizamo ntiyabigaruye si we ntabwo uzi neza bati ndabakuriramo amazi Imana ikamuhana ubundi muri twe harimo gukira harimo no kwiyica Imana abantu umugisha mwinshi cyane noneho twihuse cyane rero dusa nkaho dusengera ko niyo muhanuzi muri Misiri ugomba kudusengera n'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 3 kugera ku murongo wa 7 hari inkuru z'umugore w'umupfakazi yari afite umugabo wakoreye Imana ngo aza guhisha abahanuzi mu gihe kibi Sawuli yabicaga noneho kubwo kubahisha ngo bimutera gutuma atabona icyo abagaburira bimushyira mu madeni menshi cyane gutunga abantu kandi rwihishwa abagabo 50 ntabwo ariko abundi abagabo 50 zano bicaye barahirwa kandi akajya gukorera akajya gukora iby'umurimo yahamagariwe ariko n'umugore abigira ibanga urumva muri icyo gihe ari ikopesha ubwo n'abana bahindura ubuzima ngo ariko aza gupfa abahanga basobanura ko yishwe na stroke wa mutsi wo mu bwonko amadeni yagabuye abantu ntiyishyuwe nta mutambyi ubizi nta badiyakonu ubizi ari wenyine abana bariye nabi ntabagiye ku ishuri neza arahangwa arakorera Imana arangije aripfira ideni arisigira umugore abandi bazanwa n'ibintu bibiri uraduha abana tubagira abagaragu cyangwa badukorere nta yandi mahirwe yari afite ntayo amahirwe ufite ibikurwanya bizakemurwa n'icyo ufite mu ntoki anisarabanda ya ariko urimo urabyumva kumva naguruka uko nanjye nafashwe nakunze no magambo ibikurwanya ibiguhiga imbaraga mbi zikurwanya zizanishwa n'icyo ufite mu ntoki ngo arambwira ati wowe ati ngo we yarageze mu gihe ambwira ati mva mada ke tuzanywe n'ibintu bibiri uratwishyura cyadutwara abana bagende badukorere ntafite gukwepera arajya heza ngo ajya kureba umuntu w'Imana amubwira ati umukozi mugabo wanjye ari umukozi w'Imana agira gutyo kunuko atari ko yansigiye nk'amadeni ati kandi baje kuntwarira abana ngo bagira abagaragu kandi tuzi ko bene Aburahamu nta ugomba kuba umuja wundi aramubwira ngo ndakugenza gute se mada ndakugenza ni atari ko wawe se hari akantu kariyo urumva icyo bita kurema ariko n'icyo ufite ng'Imana ireme n'icyo ufite ng'Imana izamurireho umuntu w'Imana ntacyamuhaye ntabwo atari ko iwawe nta kantu kariyo usizeyo Imana ishimye nta kantu gahari nta gasigisi usigaranye ariko ndagira ngo badukurikiye gusenga rwaba byumve bari bazanywe n'ibintu bingahe bibiri gutwara abana cyangwa kabishyura muri ubwo buryo bwari bumugoye ngo ariko asanga umuntu w'Imana iki kintu abantu baragihishwe wisanga abapfumu wisanga baraguza wisanga baterekera sanga umuntu w'Imana umubwira agahinda ufite umuri agusengera undi yambwira ati ndakugenza ndakugirana ntacyo mbishoboye ariko iwe hari nta kintu gihari yakabonye arambwira tuzi n'ibindi
ati wanjye mfite utuvuta duke two mu gahereza. amuga ati utwo turahari, genda utira ibikoresho. haleluya. amavuta mu kigeragezo, aho baje kumutwarira abana, aho baje kumusuzugurira, aho baje kumubwira, kumbi hari umuti w'ikibazo atarafite. muri wowe harimo imbaraga. haleluya. muri wowe harimo gutabarwa, muri wowe imbere harimo igisubizo cyawe. yes ya igisubizo cyatuma ntawe gutwarira abana, cyatuma banki itakugendaho, cyatuma aborozi baguhunga, cyatuma abantu bahunga kure yawe, cyatuma ugwiza imbaraga aho bagusuzuguriye, cyatuma wubaka izina aho baryangirije, cyatuma kigutambutsa umuhanda wakunaniye. ibyo bintu bitugukuraho iyo firi mu rugo. avuga ati ariko amavuta ari ati nta kintu ufite iwawe. yavuga ko hari n'inkoni yari bati ukeretse utuvuta duke kandi ubwo twari twinshi. abahanga bavuga nubwo njye ntarabimenya neza, bakeka ko uruganda rukuriye amavuta meza muri Isiraheli bakomoka kuri ya mugore. haleluya. igisekuru cyuriya mugabo ngo amavuta barateze, batira ibikoresho, batira amasafuriya, batira cyane, arangije ngagenda amenamo duke ngari ikingira ngari agenda ngari ikingirana amenamo noneho ngari ikingira amavuta aramanuka. undi ati se ati nta bindi bikoresho byuzuye. ati okay rero byuzuye tugarukiye hanga. urumva ko yaza gutira isi yose yabigihari, ariko icyo yakoze ni yaragurishije, arishyura, andi asigara yacuruza. ariko bikomotse hehe? mutwa afite twari hehe? mu nzi we. ubwo so ibyo ufite atari izo mbaraga zawe, ibyo ufite si Imana izaremera. so turavuga ikibindi ko twanasenze ubundi gira ibintu mu by'ubwe lezayama ndafite nutuvuta duce ufite tubitse utanabona. ishobora kuba atari n'amavuta, ushobora kubitse n'ikindi kintu. ese ubundi tubwizanye ukuri, icyagaruye Tabita niki? si imyenda yadoze? ni imyenda yadoze y'abakene akaza kabahereza. ibi bintu rero twabonye ko ngo muzane imitima ntubure, muzane ntubure, tubonye nta kantu na gato ati tuvuta. ariko ibaze kuba yarariraga igisubizo kiriwe. noneho rero bujya abagabo bari baje, ujya umuntu azi kugutwara umwana azamwe n'ibintu ubundi nta kayira bari amaye yo gusohokeramo, nta nzategereza, ntarindira, ni ibintu bingahe? uraduha abana cyangwa tubakoreshe batwishyure cyangwa uratwishyura. reba igisuzuguro cyo gutwara abana. ibintu bibiri mama, hari utwufite, hari amasengesho wasenze, hari amasengesho, hari diplome wize, hari permis de conduire, hari uburyo uriho, hari akabanza ufite, hari ibyo ufite byose. aho ni Imana yazamurira. hari umushinga ufite tarazimanda. haleluya. hari twavuganye n'Imana. yeshaya manu yendekeye aho ngaho dusengera Imana. Imana ishingira ku bihari kandi hari icyo ufite mu rugo. ese ubu twavuga tukavuga ni Kana y'i Galilaya, ntiyababwiye ngo ubwo vino ishize mwikwirirwa mujya kure? Yesu afata ku mazi yari hafi aho, afata ku bindi byari aho, ariko ngo harimo intango esheshatu, ngo harimo inshuro, hari nk'amazi yari arimo, ntabwo yari vide, hari amazi yari arimo, hari amazi yari arimo. arabwira ngo nimwuzuze. Imana yuzuza ku byo ufite, yuzuza ku huri, hakaba n'ibyirema ishingiye ku byo ufite. Resita endemora paye. Imana ibaha umugisha. Mushumba karame tugiye gusenga, dusenge. umuntu udukurikiye amasengesho. Haleluya. muri kino cyumweru twinjiye. Haleluya. cyo kurema. Haleluya. Imana ikeneye santo yawe. Jesus. kandi hari igitangazo ugomba kubona. Alomene yanse ndacyumva giye mutima wawe. hari igitangazo ugomba kubona. Yes. hari igitangazo ugomba kubona. Amen. ndumva hari igitangazo. oya tubasengera Imana. hari igitangazo ugomba kubona mu rugo. ahubwo afite iki? ufite iki mu rugo? hari igitangazo. wicaranye iki? hari icyo ugomba urabwira iki Imana? ayiwe
irarema ishingiye ku cyaho hantu urabona n'agafu katangiye karogoye bya bintu nabyo karogoye bwa burozi bw'abantu kari mu nzu ufite iki mu mutima wawe ni igiki wakoma ese ari akantu gato ufite dusenga Imana ngo dusenge mushumba zamura isengesho Mana data wa twese Imana y'imbaraga Imana y'ubushobozi Imana ifite gukomera mu izina rya Yesu mwami turavuga mu isengesho rimwe gusa ngo udafite icyo afite ngo uhereho ukimuhe ugifite uhereho umuremera uremera urubyaro kwa rero utegereje uremera amazu ubakire kwa rero yategereje uremushingiye ku byo bafite ubambutse urugamba ushingiye ku byo bafite bashyikira bagire neza mu izina rya Yesu imbaraga zibarimo zizatsinda umubi uwo bari bo bose bazashobora kunesha no gutsinda urakoze ndagushimye mwami humugisha mwami Imana gusengerwa humugisha mwami Imana umuyobozi wawe mwami Imana humugisha wera risi humugisha cameraman humugisha abakozi bawe umwami bagire neza twe twakoze iyo dushoboye ahasigaye n'ibyawe kandi ibyo dushoboye niyo fondation ibyo tudashoboye ibyo dushoboye twarabikoze tugushimiye kujye kutwuzuriza kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Imana ibaha umugisha amen. wakira icyumweru cyo kuremerwa mu izina rya Yesu. Hallelujah. Bye bye. Bye. Shalom.